Shamani wa mukobwa wampaye ni danje kabisa. Umukobwa uvuga ngo sinaguhereza. Bose ibindi atavuga byo ni ibi. Shamani wa mukobwa wampaye ni icyago ndakurahisha. Semana bira bintu wankoze wowe ni ibiki? Uzukwesha nkwera ibintu bya 2005 mani. So wowe wajyuma abantu mani bitonda bameze neza. Ubu se sinshiriwe mani. Ya mwiriwe baramutse aho kuri iki kiganiro Sky TV show. We udawema ko dukurikira buri munsi cyane, navuga ati ni wowe umuntu wa danje mba mfite hano muri iki kiganiro cya Sky show. So for right now tuje muri update, ariko ntago ari update za danje, tugiye kwanza tuganireho noneho tubone kwinjira muri izi update z'uyu munsi. So guys, for right now tuje kugira ngo tuganire, tungurane ibitekerezo ku nsanganyamatsiko igira iti ese byagakwiye ko wirengagiza wa muntu wagukuye ahantu habi kuko ubona ko ari nero umaze kugeraho ukaba wamwibagirwa then ukamuta ibihano, kandi ko tubyumva cyangwa se iyo ni mvugo yo wenda ukaba wamuta ukamwirengagiza. Wenda like wenda kanange nk'urugero rutoya, noneho nawe muze kumaho ibitekerezo mwinyunganizi kuri icyo kiganiro wenda twajya tunakora buri munsi, najya mbibagezaho buri munsi. So for right now katubanze twige kuri aka kantu kuri insanganyamatsiko nzanye tuyivugeho. So rero wowe utarakora subscribe banza ugereho ukore subscribe, ukore comment, ukore on the share, bundi ahantu hose tugende tubanza gukora kugira ngo ugiwe uba uwa mbere mu bambere bazaza babona izi notification z'ibiganiro bigiye bitandukanye ngenda mbagenera bya buri munsi mbakorera. So for right now insanganyamatsiko yo ndi ya yindi nivuga ni ese byagakwiye ko ibyo ukorera umuntu wenda like ukamukura ahantu habi ukamugeza heza after akwibagirwa nyuma wenda nk'urugero kabivuge gutya kugira ngo wenda tuze kubyumvikanaho neza. Njye wenda nshobora gufata umuntu like wenda kapate umukobwa n'umuhungu, njye nkafata umukobwa namuhindura ubuzima, namara kumuhindura ubuzima just noneho njyewe akanyibagirwa, wenda nyina nabamuhinduriye mvuga ni azavamo umugore, azavamo girlfriend wanjye, ariko nyuma yamara kubona yuko ari ukuntu byagenze, namushingiye iryo duka, abonye amafaranga, ikibuno cyaraje, inzobe yabaye inzobe, noneho nyuma akagusiga yitwaje yuko ari step amaje kugeramo, akirengagiza yuko ari wowe wagize iki wabimufashijemo kugira ngo abasa uko nguko asa n'ibyo afite, akaba ari wowe abikesha. noneho hakibazwa ikindi, uri umutipe, umubebi arakubonye, aragukunze, agukunze iri gafifi, ntacyo uriho, nyuma akaza kugira iki, akaza kugufasha, akaguha amafaranga, akaguha agasura nk'umujene, ugatangira ugasa neza pe n'abandi basore, ariko nyuma ukamwirengagiza, ugatangira ukajya mu twana ati wowe watangiye kubona yuko yashaje. Kandi ibyo nuko bijya bikunda kubaho, bijya bikunda kubaho mu mujyi wa Kigali ndetse si no mu mujyi wa Kigali, okay wenda ni ku isi hose, ibyo bintu birahari hose, sibyo? Umuntu akagufasha agukuye muri bwa butindakazi, muri bwa butindi, noneho wamara kubona ko umaze kuba rich muri sosiyete, ugatangira ukihenura ukavuga ni kuko mbona nabaye rich, uyu muntu ntabwo tukiri kuri level imwe, kuko ubu ngubu uko ndi kumubona njye imbere yanjye ndi kubona yuko ntacyo avuze imbere yanjye, kandi
niwe wakugize uwo uriwe for right now. Ese bundi ibyo bintu bikunda kugaragara kuki? Ku bahungu, ku bakobwa? Bundi ibyo bintu bikunda kugaragara kuki? Abahungu benshi nibo bakora ibyo bintu cyangwa ubwo abakobwa benshi bahindura ubuzima nibo bakora ibyo bintu? Ngiye mumbwira aho ngaho muri comment wallahi. Nkomeza gukutsa kanga uri mu kiganiro Sky Show. Iyi akaba channel Sky TV Show, ngikugezeho ikiganiro ni Sky mwenyewe. Tugarutse muri update z'uyu munsi rero. Ati nazivuze nitonze cyane. Ati navuze uyu munsi nitonze cyane. Ati nta bintu by'ibisazi nazanye. Ati vibes se muri kumbaza, ati se vibes ziri he? Uyu munsi nta bintu byo gusara. Uyu munsi turimo turaganira gake gake, nk'abantu babonye yabo gake gake. Tugenda dukomeza tureba wakwani zino mitsi ino mihanda uburyo birimo biragenda biraninga. Arisaga ngo ya Mikingo na Regisi narayibahaye aho hejuru. Arisaga ngo ya Semuhungu ati na General Benta narayibahaye aho hejuru. Ariko se ikintu kiri kwibazwa, ariko ahantu abonye umwana ka Pamela, ati Pamela arabyaye. Ahantu abonye umwana mana bari kubihuzahuza. Ariko singiye kuvuga ibyo nazi. Twigarukiye ku insanganyamatsiko yacu. Ubundi ngewe ku giti cyanjye ukuntu wenda mbyumva, urumva umuntu uriya wakumenye, umuntu wakumenye ukiri umwana akakumenya uri umukene, urumva uri umuntu wa danje. Bivuze iki? Umuntu abonye uri mu buzima bubi akagufasha ukabuvamo, ukaba icyo uri cyo for right now, ukaba uri rich tuzi, uwo muntu niyo ntwari yawe. Nuratekereza ko wamusiga ugatekereza ko wamureka, uzaba uri ikigwari. Kubera ko muri ubu buzima tubamo, kubona umuntu ugukura muri bwa buzima bubi akaguhereza umurongo ukabasha kuba rich ni 1%. Rero niyo ugize Imana ugahura n'uwo muntu, uzamufate nk'amata y'abashyitsi, umuha agaciro akwiye kuko yakugize uwo uriwe. Niba uri umuhungu akaba ari umukobwa, uwo niwe mugore. Nujya gushakira hirya no hino, uzasanga ngo bagiye gushaka bagiye kuzarya bya bindi wa mugore yakuremeye wanze. Twige kumenya abadufitiye agaciro, yawe waba ko aba yarakurengeye muri byinshi. Bisobanuye iki? Kuba umuntu wabona yuko atangiye gusaza, wabona umuntu ngo kuko ubona ngo ari gusa nabi kandi ari watumye usa neza, ubwo se ubundi yari ikintu ugomba nibaza. Umuntu watumye usa neza niwe wibagiwe yuko gusa neza atari ikintu, ahubwo ni kwa kudashima n'amaso y'uburari. Ibyo bintu ndabivugira ku cyana abantu nagiye numva hariya muri Saga ukuntu numva ibyo bintu bakunda bari kubigaruka bavuga ati mbona nanoza Jackie abigarukaho avuga ati hari umuntu bahinduriye ubuzima none atangiye kwigira iki n'iki, yatangiye kwibagirwa. Ubundi ntabwo byagakwiye. Niba uri umukobwa, umuhungu akakuremera ubuzima, akakugira uwo uri we, akagukesha, wawe ushaka kumuta, wawe ushaka kumureka, uwo niwe mugabo wawe, niyo ntwari yawe, wimuta. Wakurwaniye ishyaka akakugira uwo uri we for right now. N'umutu ugasanga abandi, igihe uzasanga waguye mu mansa, ukibwira yuko ibyo wibwiraga ari byo biri mu kuri, ari nabyo bifite umurongo, aho ugasanga utangiye kuba
icyo utazi icyo uri cyo for right now. Bishatse kuvuga iki? No handi noneho uzabona abo wasanze bose nta kintu bamaze, ahubwo barakuriye, barakunyunyusha. Bisa nkaho bitangiye kuyoyoka, utangire kugarukira wa wundi mubwire ngo aribeshye cyangwa habayeho kutamenya ibiki n'ibiki. Ese ngo utambeshye wowe wamwakira agarutse avuga gutyo? Uri abantu barihangana, mumbwira muri comment wamwakira. Aha niyo nsanganyamatsiko nari nizaniye ngo twiganirireho, ariko mugende mu bitekerezo aho munsi muri comment, dukomeze kugenda twibanira umunsi ku wundi. Ahangaha nari niyemeje kujya mbagezaho ibintu bigiye bitandukanye, kugira ngo tugende twimenyera ibintu byo hirya no hino, cyane cyane no kwiganira nabyo biba binakenewe. So reka tubonane muri update z'ubutaha. Reka tubonane muri update z'ubutaha. Ari content ndimo ndabategurira, na wowe rero udahwema gukurikira Sky TV Show, kora subscribe kugira ngo uzabe wa mbere mu kubona iyo content. Ni content nziza cyane, ni content ndi gutegura kugira ngo nzabatemo tujye dukomeza tugenda enjoying one. So for right now, it is Sky again, it is Pablo Vavita Pachina Vakadantigere Kasiko Pistol. It's your back and sharp boy with the back and boy. You know the Shina the Vanilla Queen shop by the Sky Miss Move.